Bene data bakundwa, nongeye kubaramutsa mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nkuko mubizi nyine nari maze igihe ntafite uburyo bwo kuba nagira icyo mvuga kubera intege nke z'umubiri, ariko noneho nagiriye ubuntu uyu munsi nkaba ngira ngo nanjye ngire icyo mvuga ku byerekeranye n'iki kibazo twakunze kwibaza. Ikibazo kigira kiti, ni iki kitumenyesha ko Yesu ari umukiza? Ni iki kitumenyesha ko Yesu Kristo ari umukiza? Iki kintu rero kikaba gikomoka ku cyanditswe cyari cyashyizwe ku rubuga kigira kiti, ntabwo ibyo dukora ari byo bituma Imana iba Imana, nta nubwo ari byo bituma twemera ko hariho Imana, ahubwo iby'Imana yakoze nibyo bituma iba Imana. Natwe twemera ko hariho Imana kuko hari ibyo yakoze bitwemeza ko ari Imana. Aya magambo avugitse neza kandi ni ukuri kwambaye ubusa. Ntabwo ibyo twebwe dukora ari byo bituma Imana iba Imana rwose, si nabyo bitwemeza ko ari Imana, ahubwo ibyo yakoze nibyo bigaragaza nyine ko ari Imana. Mbese aya magambo nubwo yavuze nyine, ariko kandi ni amagambo n'ubundi dusanga muri Bibiliya mu rwandiko Paul yandikiye ab'Iroma igice cya mbere duhereye ku murongo wa 18 kugeza kwa 21 hagira hati, umujinya w'Imana uhishurwa uva mu ijuru, ubyukirijwe ubugome no gukiranirwa by'abantu bose bashikamiza ukuri gukiranirwa kwabo, kuko bigaragara ko bazi Imana. Imana akaba ari yo ubwayo yabahishuriye ubwo bwenge, kuko ibitaboneka byayo ari byo bubasha bwayo buhoraho n'ubumana bwayo, bigaragara neza uhereye ku kuremwa kw'isi, bigaragazwa n'ibyo yaremye kugira ngo hatagira icyo kwireguza. Subiyemo umurongo wa 20 ngo kuko ibitaboneka byayo ari byo bubasha bwayo buhoraho n'ubumana bwayo, bigaragara neza uhereye ku kuremwa kw'isi, bigaragazwa n'ibyo yaremye kugira ngo hatagira icyo kwireguza, kuko ubwo bamenye Imana batayubahirije nk'Imana habe no kuyishima, ahubwo bahinduka abibwira ibitagira umumaro, maze imitima yabo y'ibirimarima icura umwijima. Uyu murongo wa 20 ndagira ngo abe ari wo tureba neza, ngo kuko ibitaboneka byayo ari bwo bubasha bwayo buhoraho n'ubumana bwayo, bigaragara neza uhereye ku kuremwa kw'isi, bigaragazwa n'ibyo yaremye kugira ngo hatagira icyo kwireguza. Urumva, hari ubumana tutabasha kubona, hari imbaraga z'ubumana zishingiye ku bitagaragara, ariko noneho kugira ngo tumenye ko iyo Mana ifite imbaraga, kugira ngo tumenye ko iyo Mana ifite ubushobozi, twebwe icyabitumenyesheje ni ibyo yo yaremye. Iby'Imana yaremye bigaragaza ubumana bwayo. Mbese Imana tuyizi nk'Imana dushingiye ku byo yo yaremye. Noneho turabaza rero tuti, ni iki noneho kitumenyesha ko Yesu ari umukiza? Ko Imana yo tubonye ko ikitumenyesha ko ari Imana, ko ari ibyo yaremye, none uyu mukiza we ni iki kitubwira ko ari umukiza? Iki kibazo kirasa n'icyoroshye, nyamara kiraryoshye. Iki kibazo kirimo uburyohe ntagereranywa. Ni iki kitumenyesha ko Yesu ari umukiza? Ese ni uko byanditswe ko Yesu ari umukiza? Ni uko babivuze bande bo? None se ikitumenyesha ko Yesu ari umukiza ni ukubera yuko twasomye
mu gitabo tukabona abo yakijije, birashoboka. Ibyo ngibyo umuntu yavuga ati yewe rwose nemera ko Yesu ari umukiza kubera yuko yakijije agakobwa ka Yayiro yarakazuye, bo yakijije wa mugaragu wa mutware w'ingabo wohereje Yesu, wa mutware w'ingabo z'abaroma. Umugaragu we yari arwaye ubuganga, Yesu aramukiza. Yesu yakijije impumyi. Biroroshye cyane kuvuga ko Yesu ari umukiza dushingiye ku byo twasomye, ibyo twumvise se, mbese bikaba inkuru mbarirano. Ntabwo rero twebwe turi kubaza icyo ngicyo, turabaza tuti wowe ni iki kikwemeza ko Yesu ari umukiza? N'ayo makuru wumvise ntiyakwemeza ko ari umukiza? Cyangwa se yaragukijije ukaba ubifitiye gihamya? Kuko ahangaha niho ruzingiye bakundwa. Buri muntu yavuga icyitwa ubutumwa bwiza, buri muntu yakivuga. Kuvuga gupfa no kuzuka bya Yesu Kristo, ninde utabivuga? Ko ari amateka, n'abatizera ko babizi ko habayeho umuntu witwa Yesu wahinduye amateka, wabonetse mu buryo bw'igitangaza. Yesu wavutse adaturutse ku bushake bw'umugabo n'umugore. Ninde utabizi ibyo ngibyo? Ko n'abatemera idini rya gikristo icyo ngicyo rwose bacyemera. Somye Korani rwose bakubwira yuko mbese Yesu bamwita Bini Mariyamu. Bini Mariyamu ngo ni mwene Mariya. Kuki bamwita mwene Mariya ntibamwite mwene Yosefu? Nuko bazi neza ko atari Yosefu wamubyaye. Ahubwo bakaba bazi ngo ni roho yaturutse kwa Nyagasani. Ngo Nyagasani ubwe ngo yahumekeye muri Mariya. None Yesu akaza rero ari Ruhul Kudus, akaba ari umwuka, ari roho yaturutse kwa Nyagasani. Numva kumenya ibyo ngibyo rwose n'abatizera barabizi. Bashobora gusubiza rwose mu ijambo rimwe, kavuga ngo ubabaje uti ni iki kikubwira ko Yesu ari umukiza? Bakubwira bati nuko yakijije kanaka. Ariko noneho hano twebwe turi kwibaza nk'abana b'Imana. Wa mugani wa Petero ati muhore mwiteguye gusubiza umuntu uwo ari we wese ubabajije impamvu z'ibyiringiro byanyu. Rwose nkawe ni iki kiguhamiriza ko Yesu ari umukiza? Jewe ni iki kimpamiriza ko Yesu ari umukiza? Kuko inkuru zo ni nyinshi muri Bibiliya we. Ahubwo nagerageje gusoma muri Bibiliya nsanga hari inkuru nziza zadufasha kubyumva neza. Ariko noneho intego akaba ari ukugira ngo tubikure mu mateka, tubikure mu nkuru, tubikure mu migani, noneho tubizane mu kuri k'ubuzima bwacu. Iyo niyo ntego. Yohana igice cya 9, ivanjiri uko yanditswe na Yohana igice cya 9, iki gice kabisa ndagira ngo tugerageze kugisoma duhereye ku murongo wa mbere, nidushaka tukirangize kabisa. Iki gice kirimo inkuru ziri budufashe. Ku murongo wa mbere haragira hati, akigenda abona umuntu wavutse ari impumyi, abigishwa baramubaza bati, mwigisha, ninde wakoze icyaha, n'uyu cyangwa n'ababyeyi be ko yavutse ari impumyi? Yesu arabasubiza ati, uyu nta cyaha yakoze cyangwa ababyeyi be, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa. Bugiye kwira ni igihe umuntu atakibasha gukora. Nkiri mu isi ndi umucyo w'isi. Amaze kuvuga atyo acira amacandwe hasi, ayatobesha kondo, akamusiga ku maso, aramubwira ati, genda wiyuhagire mu kidendezi cy'Isilowamu, hasobanurwa ngo yaratumwe. Nuko aragenda ariyuhagira, agaruka ahumutse. Abaturanyi be
n'abamubonaga kera ahora asabiriza barabazanya bati uyu si we wicaraga asabiriza? Bamwe bati niwe, abandi bati si we, icyakora asa nawe. Nawe arabasubiza ati ni jye. Baramubaza bati mbese wahumutse ute? Arabasubiza ati wa muntu witwa Yesu yatobye akondo akansiga ku maso, arambwira ati jya i Silowamu wiyuhagire. Nuko ndagenda ndiyuhagira ndahumuka. Baramubaza bati ari hehe? Ati simbizi. Uwari impumyi bamushyira abafarisayo, kandi ubwo hari ku munsi w'isabato, uwo Yesu yatobeyemo akondo akamuhumura. Nuko abafarisayo nabo bongera kumubaza uko yahumutse. Arababwira ati yasize akondo ku maso ndiyuhagira ndahumuka. Bamwe mu bafarisayo baravuga bati uyu muntu si uw'Imana kuko ataziririza isabato. Abandi bati umunyabyaha yabasha ate gukora ibimenyetso bingana bityo? Baramupfa. Nuko bongera kubaza uwari impumyi bati ku bwawe umuvugaho iki ubwo yaguhumuye? Ati ni umuhanuzi. ariko abayuda ntibemera yuko ari impumyi, ariko abayuda ntibemera yuko yari impumyi agahumuka kugeza aho bamariye guhamagara ababyeyi b'uwahumutse. Barababaza bati uyu ni umwana wanyu, muvuga ko yavutse ari impumyi? None yahumuwe ate? Ababyeyi be barabasubiza bati tuzi yuko uyu ari umwana wacu kandi yavutse ari impumyi. None arareba, ariko igituma areba ntitukizi, kandi n'uwamuhumuye ntitumuzi. Nimumwibarize namwe, ni umugabo mukuru arivugira. Icyatumye ababyeyi be bavuga batyo ni uko batinyaga Abayuda, kuko Abayuda bari bamaze guhuza inama yuko umuntu wese uzerura Yesu ko ari Kristo acibwa mu isinagogi. Nicyo cyatumye ababyeyi be bavuga bati ni umugabo mukuru nimumwibarize. Nuko rero wari impumyi bamuhamagara ubwa kabiri, baramubwira bati shima Imana, twebwe tuzi yuko uwo muntu ari umunyabyaha. Nawe arabasubiza ati niba ari umunyabyaha simbizi, icyo nzi ni kimwe, nuko nari impumyi none nkaba ndeba. Baramubaza bati yakugenjeje ate? Yaguhumuye ate? Arabasubiza ati maze kubibabwira ntimwabyumva. Icyo mushakira kubyumva ubwa kabiri ni iki? Mbese namwe murashaka kuba abigishwa be? Baramutuka baramubwira bati ni wowe mwigishwa we, ariko twebweho turi abigishwa ba Mose. Tuzi yuko Imana yavuganye na Mose, ariko uwo muntu ntituzi aho yaturutse. Arabasubiza ati iri ni ishyano ko mutazi aho yaturutse, kandi ari we wampumuye. Ngo tuzi yuko Imana itumva abanyabyaha, ariko uyubaha agakora ibyo ishaka uwo niwe yumva. Uhereye kera kose ntihari haboneka umuntu wahumuye uwavutse ari impumyi. Uwo muntu iyo aba atavuye ku Mana ntacyo yabashije gukora. Baramusubiza bati wowe wavukiye mu byaha bisa, ni wowe utwigisha? Bamusunikira hanze. Yesu yumvise yuko bamusunikiye hanze, aramushaka, amubonye aramubaza ati mbese wizeye umwana w'Imana? Nawe aramusubiza ati databuja, ninde nkamwizera?
Yesu aramubwira ati wamubonye kandi niwe muvugana. Nawe aramubwira ati databuja ndizeye. Aramupfukamira. Yesu aravuga ati nazanywe mu isi, nazanywe muri iyi si no guca amateka ngo abatabona barebe n'ababona bahume. Abafarisayo bamwe bari kumwe nawe bumvise ibyo baramubaza bati mbese natwe turi impumyi? Yesu arababwira ati iyo muba impumyi nta cyaha muba mufite, ariko none kuko muvuga yuko mureba icyaha cyanyu gihoraho. Ngaho aya makuru twumvise aha ngaha ni amakuru asanzwe azwi na buri muntu wese. Umuntu wavutse ari impumyi, ariko kandi akaza guhura na Yesu ngo agatoba kondo akamusiga ku maso, none akamubwira ati jya gukaraba mu kidendezi cya Silowamu noneho urahumuka. Undi aragenda. Abikoze koko ibyo bintu birakora. Uwari impumyi arahumuka. Noneho impumyi rero, uwari impumyi agiye mu rubanza sasa. Ngo baramubaza bati mbese wahumutse ute? Arabasubiza ati wa muntu witwa Yesu yatobye akondo akansiga ku maso, arambwira ati jya i Silowamu wiyuhagire. Nuko ndagenda ndiyuhagira ndahumuka. Ntasobanuye neza ukuntu ibintu byagenze. Hano ngo barongera bamubaza bati ari heza? Urati wapi ntabyo sinzi ahantu ari. Ati simbizi. Ngo nuko abafarisayo bakomeza kwibaza ati koko ibi bintu ndibyo, reka duhamagaze ababyeyi be tubabaze tumenye niba koko ari umwana wabo koko, nabo niba ibi bintu babizi. Ariko kandi batarahamagaza abo babyeyi, ku murongo wa 15 haragira hati nuko abafarisayo nabo bongera kumubaza uko yahumutse. Ngo nuko abafarisayo nabo bongera kumubaza uko yahumutse. Arababwira ati yansize akondo ku maso ndiyuhagira ndahumuka. Bamwe mu bafarisayo ngo baravuga bati uyu muntu si uw'Imana kuko ataziririza isabato. Abandi bati umunyabyaha yabasha ate gukora ibimenyetso bingana bityo? Ngo baramupfa. Ahangaho ubwabo batangiye gusubiranamo. Igikorwa Yesu yakoze kibyaje impaka, kandi koko ngo yaje ari ikimenyetso kigibwaho impaka. Ntibamupfuye. Noneho ku murongo wa 17 ngo bongera kubaza uwari impumyi bati ku bwawe umuvugaho iki ubwo yaguhumuye? Ati ni umuhanuzi. Impumyi irahise ati uyu muntu ni umuhanuzi tu. Ngo ariko ngo abayuda ntibemera yuko yari impumyi agahumuka kugeza aho bamariye guhamagara ababyeyi b'uwahumutse. Barababaza bati uyu ni umwana wanyu, muvuga ko yavutse ari impumyi, none yahumutse ati? Yahumuwe n'iki? Ababyeyi be ngo barareba bati abo bantu barashaka kuduca. Turabazi aba ngaba rwose. Iyo uvuze ibya Yesu, ko wemera ibyo Yesu akora, ko wemera uwo ari we ko ari umwana w'Imana, nawe nta kindi bagukorera uretse kuguca. Ngo ababyeyi be barabasubiza bati tuzi yuko uyu ari umwana wacu kandi yavutse ari impumyi. None arareba, ariko igituma areba ntitukizi, kandi n'uwamuhumuye ntitumuzi. Nimumwibarize namwe, ni umugabo mukuru arivugira. Ngo icyatumye ababyeyi be nyine bavuga batyo nuko ngo batinyaga abayuda, kuko abayuda bari bamaze guhuza inama yuko umuntu wese uzerura Yesu ko ari Kristo acibwa mu isinagogi. Ngo nicyo cyatumye ababyeyi be bavuga bati ni umugabo mukuru nimumwibarize. Ngo nuko rero uwari impumyi
bamuhamagara ubwa kabiri baramubwira bati shima Imana, twebwe tuzi yuko uwo muntu ari umunyabyaha. Mu yandi magambo ni nk'aho bamubwiye bati yana nawe gusha mu ryacu, duhe Imana icyubahiro, uriya muntu ni umunyabyaha. Ese umuntu utaziririza isabato wowe ubona ko uriya muntu yaturutse ku Mana kweli? Ariko uyu nguyu, uyu wahumutse, uyu wakize, ngo nawe arabasubiza ati niba ari umunyabyaha simbizi, icyo nzi ni kimwe, ni uko nari impumyi none nkareba. None ndareba, nari impumyi none ndareba. Mwebwe muramwita umunyabyaha, ariko ku bwanjye yewe ni Umukiza kuko yankijije. Nari impumyi none ndareba, nari impumyi none ndareba. Mwebwe muti ni umunyabyaha. Ati ibyo byanyu simbizi kabisa. Ngo baramubaza bati yakugenjeje ate, yaguhumuye ate? Arabasubiza ati maze kubibabwira ntimwabyumva. Icyo mushakira kubyumva ubwa kabiri ni iki? Mbese namwe murashaka kuba abigishwa be? Baramutuka baramubwira bati ni wowe mwigishwa we, ariko twebweho turi abigishwa ba Mose. Noneho bati tuzi yuko Imana yavuganye na Mose, ariko uwo muntu ntituzi aho yaturutse. Ahangaha rero ku murongo wa 30 niho haryohera cyane. Arabasubiza ati iri ni ishyano ko mutazi aho yaturutse kandi ari we wampumuye. Tuzi yuko Imana itumva abanyabyaha, ariko uyubaha agakora ibyo ishaka uwo ni we yumva. Uhereye kera kose ntihari haboneka umuntu wahumuye uwavutse ari impumyi. Uwo muntu iyo aba atavuye ku Mana ntacyo yabashije gukora. Abakubise ivanjiri, abagabo bazabiranwa n'uburakari, ngo baramusubiza bati wowe wavukiye mu byaha bisa, ni wowe utwigisha? Ngo bamusunikira hanze. Ariko yari yababwije ukuri, avuga ati ni ishyano ko mutazi aho yaturutse kandi ari we wampumuye. Murahakana ko atari Umukiza kandi akiza. Genda umugabo wo kubihamya. Nta nubwo ari inkuru mbarirano simbabwira iby'abandi, yego yakijije benshi, ariko genda babwira ibyanjye. Noneho ndababwira ko Yesu ari Umukiza kubera yuko yankijije. Ntabyo mwivugisha ngo ntiyavuye ku Mana. Mbese yaba ataravuye ku Mana agakora ibimenyetso nk'ibi ngibi? Hari uw'Imana yakumva ari umunyabyaha? Kuduha Imana icyubahiro. Cyubahiro se kirenze iki ngiki cy'uwavuye ku Mana n'imirimo ye y'iki? Bakundwa, Yesu yakoze byinshi, ariko uzo yakoze byose vraiment kuba ari Umukiza birampagije. Ko Yesu yarangijije, kandi rwose ntabwo mvuga agakiza ka Yesu nk'aka ngaka ka muganga. Kuba nari ndwaye nkanywa imiti yo kwa muganga ngakira, ntabwo ari byo ndi kuvuga. Yesu ni ikibirengeye. Agakiza ka Yesu karenze aka ngaka tubona. Agakiza ka Yesu karenze ak'umubiri. Mbese Yesu Kristo ni Umukiza bidashingiye ku byo twiyumvamo mu mubiri. Ahubwo ingoyi y'ibyaha yari ituboshye. Umukiza w'ibyaha tuzi n'umwe gusa. Nta wundi wabasha gukiza ibyaha by'umuntu cyangwa se wabasha gukiza umunyabyaha uretse Yesu Kristo. Kandi Yesu Kristo uyu nguyu ntabwo ari Yesu Kristo wo mu gitabo. Uwo ndi kuvuga ni Yesu Kristo uri muri jye. Kristo muri twe, uwo niwe byiringiro by'ubwiza. Umuntu rero udafite gihamya, umuntu utazi igihe Yesu yinjiriye mu bugingo bwe, cyangwa se umuntu utazi igihe yinjiriye muri Yesu. Urabizi Yesu niwe nzira, niwe kuri, niwe bugingo. Nta ujya kwa Data atajyanywe na Yesu.
kandi niba Yesu ari inzira ijya mu ijuru, ijyana abantu mu ijuru, ni ukuvuga ngo niba turi muri Yesu hari umunsi twamwinjiyemo rwose. Kwinjira mu nzira ya Yesu mu yandi magambo ni ukureka inzira yawe wari urimo, noneho ukinjira mu nzira ya Yesu. Aho ngaho gusa niho ubasha guhamya yuko wowe ujya mu ijuru. Iri ni irindi somo rwose nzakurikizaho. Isomo rigira riti ni iki kikumenyesha yuko uzajya mu ijuru? Ni iki kiguhamiriza yuko koko wowe uri umutahajuru? Ni iki? Iryo rizaba ari irindi somo. Ariko ahangaha ndagira gusa ngo ngaragaze yuko umuntu wese wakijijwe na Yesu Kristo byanga bikunda agomba kuba afite ubuhamya. Nk'uko iyi mpumyi yatanze ubuhamya iti jyewe navutse ndi impumyi. Uwankijije rero ukuntu yabigenje ni uku nguku. Yatobye akondo asiga ku maso, arambwira ngo njye kwiyuhagira mu kidendezi cya Silowamu. Njya kwiyuhagiramo ndabona. Tekereza iyo uyu muntu atajya muri Silowamu yoherejwe, noneho akigira muri Nyabarongo. Tekereza, ese yari gukira koko cyangwa? Bakundwa, Yesu ni umukiza, ariko kandi kugira ngo agukize nawe ugomba kubigiramo uruhare. Mukundwa, hari icyo usabwa kugira ngo ukizwe. Ureke babandi bakubwira ngo bagakiza ngo ni ubuntu, kandi bikaba ari ukuri. Ngo noneho ngo kugakiza ngo kahawe abari mu isi bose, ngo ni umurimo Imana yikoreye, ngo ntacyo wakongeraho. Imana yakijije abari mu isi bose. Mbese bigasa nkaho nta ruhare rw'umuntu, ntacyo umuntu asabwa kugira ngo akizwe. Ariko ndakubwiza ukuri, harimo uruhare rwawe. Yesu icyo yakoze, yafashe amacandwe acira hasi, atoba akondo, agasiga ku maso y'uwavutse ari impumyi. Aravuga ati jya kwiyuhagira mu kidendezi cya Silowamu. Uwo nguwo agiye i Silowamu ariyuhagira arakira. Tekereza iyo yigumanira ku kondo ku maso, akavuga ati none se saa kondo se ntiyagakizeho? Hari ikibazo naho ntajya kwiyuhagira muri Silowamu. Wahumuka ute utubahirije ibyo usabwa? Wakira ute utihannye ngo wizere wa undi waje gukiza abanyabyaha? Inzira ni imwe gusa bakundwa, inzira ni imwe. Yesu ni umukiza, ariko kandi kimenyesha, ikimpamiriza yuko ari umukiza ni uko yankijije jyewe. Apana ibyawe, simvuga ibyawe, simvuga iby'undi. Ndahamya ko Yesu ari umukiza kubera ko yankijije. Uti yagukijije iki? Atakijije abandi. Jyewe yankijije ngo y'ibyaha yari imboshye, jye nari imbata y'ibyaha. Yesu Kristo arankiza. Ibindi byose wavuga waba usa n'uri guta inyuma ya Huye. Ibisobanuro bindi bihamya wazana Bibiliya, urabona Yesu ntabwo akiza. None se ubwo ngubwo wowe nta cyaha ugikora? None se ubwo ngubwo urashaka kuvuga yuko wowe nta cyaha ugikora, wakize ibyaha? Kwanza wowe nta nubwo uzi ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza ni ukubabarirwa ibyaha. Agakiza ni ukubabarirwa ibyaha, kandi kubabarirwa ibyaha ntabwo ari ukuvuga yuko wabiretse. Wabibabariwe tu, kuko yarabyejeje abikuraho. Niwe wabikoze, ntabwo ari wowe, si n'undi muntu. Hari impaka nyinshi zishingiye ku cyitwa ubutumwa bwiza, ariko genda kubwiza ukuri yuko jyewe ntabwo mpamya ko Yesu ari umukiza kubera ko yakijije kanaka na kanaka, ahubwo mpamya ko Yesu ari umukiza kubera yuko yankijije. Iyo Yesu atankiza na biriya rwose numva ngo yakijije kanaka na kanaka, ntabwo nari kubyizera. Ariko igituma mbyizera ni iki? Igituma mbyizera ni uko nanjye ubwanjye mpamya yuko yankijije. Niba yarankijije rero nawe abasha kugukiza. Niba yarankijije n'uriya nawe yabasha kumukiza. Ibyo rwose nkabihamya ntashidikanya. Shingiye kuki? Shingiye ku cyo Yesu yakoze mu buzima bwanjye.
haleluya. Bakundwa, nta kindi kitumenyesha ko Yesu ari umukiza uretse umurimo yakoze mu buzima bwacu. Nk'uko uyu wavutse ari impumyi, nta muntu wabashaga kumwumvisha uburyo Yesu ari umunyabyaha, cyangwa se ngo avuge ngo ntabwo ari umukiza. Ntabwo ari umukiza gute kandi yankijije? Ko tubanye imyaka 40 aha ngaha, mwitwa abakozi b'Imana, abigishwa ba Mose, ni iki mwamariye ko ntawe wigeze ankiza? None uriya yarangijije mukaba muhakana ngo si umukiza? Iri si ishyano koko? Murampakanya ngo si umukiza kandi yankijije? Bakundwa, iyaba twari dufite ubuhamya bw'icyo Yesu yakoze mu bugingo bwacu, ntabwo izi mpaka zose ziba ku mbuga hirya no hino, ntabwo izi ntambara zose ziba mu bana b'Imana no gucikagurikamwo ibice no kugira gute, ntabwo ibi bintu byakagombye kuba biriho. Ariko ikibazo ni uko dupfa amakuru, tugapfa amagambo, amateka. Abamwe ngo byagenze ukunuka, abandi batoya ati byagenze ukunuka. Urumva nta shingiro. Ibyo byose ishingiro ni ibihuha. Ariko ishingiro ry'ukuri, igihamya, nicyo Yesu yakoze mu bugingo bwacu. Rwose ababyawe na Kristo, ababyawe mu buryo bw'umwuka, mu buryo nyabwo, abahuye na Yesu agahindura ubuzima bwabo, ni ukuri aba ngaba basangiye ubuhamya. Ariko niba ari ugushingira ku magambo twumvise, abigisha bo ni benshi. Uyu arazana icyitwa ihishurirwa akababwira ibingibi, undi akazana icyitwa ihishurirwa akababwira ibingibi. Urumva byose byitwa ihishurirwa, nyamara ntabwo byubaka ubugingo bumwe cyangwa se ubuzima bumwe. Ariko abahuye na Yesu bose, nk'uyu nguyu ahuye na Baritimayo, nawe wari impumyi, batangana ubuhamya, baganira, kandi bose bakagusha ku kintu kimwe, ko Yesu ari umukiza. Bahura na cya kirema cyabaga ku irembo ryitwa Ryiza, abo ngabo nabo ubuhamya bwabo bukaza ari bumwe. Bahura na wa mugore wari mugongo imyaka 12, Yesu akakora ku nshundura z'umwenda wa Yesu agakira, uwo nawe ubuhamya bwabo bwaba bumwe. Bahura n'ababyeyi bakagakobwa ka Yayiro, rero bagahamya bati Yesu ni umukiza. Cyangwa se agakobwa ka Yayiro konyine kakagira, Lazaro wazutse akabihamya ati uriya uretse no gukiza aranazura. Abo bantu rwose nta cyabazanamwe amacakubiri, kubera iki? Kuko ubuhamya bwabo buba bushingiye ku buzima bwabo. Ariko abantu bashingira ku byanditswe, inyuguti tukayipfa. Amwe batangaha, urabona nubwo byanditswe ngo ni ubusambanyi, ngo yakoze ubusambanyi, ariko ni ubusambanyi bwo mu buryo bw'umwuka, ntabwo ari ubwo mu mubiri. Akabaza ati nose mwene data, ese mu mwuka kweri uyu muntu yasambanye na mukase, none se mukase wo mu mwuka ninde yasambanye nawe? Ugasanga ibyo bintu murabipfuye. Ejo umwe agiye aha, undi agiye aha ngaha. Abandi bati none uwo mubiri busabwa ngo gutambira Imana ntabwo ari uyu nguyu. None se uyu wawutambira Imana nk'igitambo kizima gute kandi ari umubiri w'ibyaha? Niki ibyo wavuga aho ngaho ni umubiri w'umwuka. Nose uyu mubiri w'umwuka barawusaba ngo nkukurehe kweri? Ndawutambira Imana se nkukuye? Hari umubiri w'umwuka mfite aha ngaha? Ukumva abantu bacitsemo kabiri, kandi bose baritwa ngo ni aba Kristo, ariko kubera yuko ibyo bari kuvuga atari ibishingiye ku buzima bwabo, abo ngabo rwose ugasanga basubiranyemo, ntibacana uwaka, amadini yabaye menshi, abitwa abakozi b'Imana niburo buhuye, ariko kandi bose ntibavuga rumwe. Ugasanga amakimbirane ni yose. Ukibaza aba bantu barapfa iki kweri? Abantu barapfa iki? Icyo bapfa si ikindi, baravuga Yesu wundi. Buri wese afite Yesu ashobora kuvuga. Hari Yesu umuhimbano, hari uwabonye Yesu mu byifuzo bye, mu irari rye. Uwo rero wamukoreye ibyo yarararikiye rwose, uwo nguwo
agomba kumushyigikira, agomba kumwamamaza mu buryo bwe. Ariko kandi uwamenye Yesu nyirizina, wamenye Yesu nyawe, uwo nguwo nawe ntashobora kujya imbizi n'uwo muntu wahimbye Yesu w'igicupuri. Uko niko bakundwa usanga kenshi tudahamanya, tutavuga rumwe n'iki, nuko tuba tuvuga Yesu, ba Yesu benshi, ba Yesu bandi. Niba utabasha guhamya icyo Yesu yakoze mu bugingo bwawe, wowe ukarwana gusa n'ibyanditswe, soma hanaha, none se Pawulo ntiyavuze ngo, Yohana ntiyavuze ngo, ibyo tuzabipfa. Ariko icyo Yesu yakoze mu buzima bwacu, bana, tuzarinda dupfa, tuzarinda tuva muri uyu mubiri duhamya ko ari ukuri, kandi duhamanya, twemeranya kabene data. Bakundwa, mvuze menshi, reka ngarukiriza ahangaha. Ariko niba Yesu ataragukijije, ntabwo ushobora gusubiza ku iki kibazo kibaza ngo ni iki kikumenyesha yuko Yesu ari umukiza.